iyo neza yaratwimanye uwo Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiriye dushira imumu buri munsi niyo twibutse iyo neza. Haleluya 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 haleluya. Ndashima Imana ko ijya yiyereka abantu. Ndashima Imana ku 13 z'ukwa gatandatu papa yavuye mu rugo ajya gusenga mu ijoro ry'impinduka mu cyaha hafi. Agezeyo ngo nko mu masaa moya umuntu bakorana aramuhamagara aramubwira ngo ko hari akazi nari ngiye kukurangira ngo uri hehe ngo uze ukarebe. Aramubwira ngo ngende mu rusengero ngo nazakarebe ejo niba nta kibazo. Angije aramubwira ngo reka nkuze n'abo bantu bakwihamagarire muvugane. Papa arabyemera. Hanyuma uwo muntu aramubwira ngo reka nze nkurebe aho hantu uri kuko imodoka yanjye ifite ikibazo gikomeye urebe ukuntu wangenza. Papa arabyemera. Arangije kumuhamagara hashije umwanya aramubwira ngo nari risohoka ngo ndi hanze y'urwo rusengero uze tuvugane. Papa arasohoka. Amajije gusohoka ageze hepfo aho iyo modoka yari iparitse baramubwira ngo ambara amapingu. Agenda nk'abamushimuse kuko we ntago yari azi icyo azize. Amajije kugenda ahamagara mama aramubwira ngo mama funga ukuntu shitani ari umugome ngo bankuye mu rusengero aho narindi gusengera ngo ubu baranjyanye ngo none suzize iki ngo suzi ya modoka nakoze mu kwezi kwa 10 ngo sinzi ibibazo byavutseho ngo niyo nziza ngo ariko ngiye uko mbizi ngo nzi ko nta kibazo na kimwe ifite. Arangije baramujyana baramutwaye. Kuva icyo gihe ntago mama aravuga ngo ntago nahita nirukira muri ibi bintu ntabanje gusenga. Mu gitondo arambwira ubwo hari kwa gatandatu ngo nze tujya ku musozi Imana imubwira ko izakorana nawe iby'ubutwari. Turashima Imana ko kuwa gatatu twaje hano gusenga Imana iravuga ngo hari abantu ifunguye bari muri gereza. Kuwa kane mu gitondo nka saa 8 tubona arataye. Haleluya. Ikindi kintu gitumye duhagaze hano dushima Imana, ndashima Imana njye n'abavandimwe banjye ko Imana yaturinze kandi ikaduha amanota y'amashuri. Ikindi kintu nshimira Imana buri gihe ndi muri examen ndwara umutwe cyane gukora bikananira ariko njya gukora icya leta nabwiye Imana ngo izabane nanjye izakorane nanjye iby'ubutwari. Ndashima Imana ko yabikoze. Ikindi kintu gituma nshima Imana cyane ndashima Imana ko mama yanwise amezi 12 n'ibyumweru 2 ariko ndashima Imana ko yamaye ubuzima. Imana yacu nihabwe icyubahiro kandi nta undi muntu n'umwe uzigera ayikoma mu nkokora. Haleluya. Aya mashimwe ntafatika. Urumve turagushimye wa Mana we